byakozwe n'umwa igice cya 14 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 22. Byakozwe n'umwa igice cya 20 cya 14 umurongo wa 21 kugera ku wa 22. Abari hano ni karibu ndetse abari online. Byakozwe n'umwa igice cya 14 uhereye ku murongo wa 21 kugera ku 22 aravuga ngo bamaze kubwira abantu ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu no guhindura benshi abigishwa basubira i Lusitira no muri Ikoniyo no muri Antiokiya bakomeza imitima y'abigishwa bahugura ngo bagumirize kwizera bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Aya magambo ni amagambo yanditswe n'umugabo witwa Luka, ameze nk'uwari uri gukora ibara nkuru atubwira ibyo Mwuka Wera yakoresheje intumwa. Ahangaha dusomye arimo aratubwira ibyo Mwuka Wera yashoboje Paulo n'abo bari bari kumwe mu murimo w'ijyanabutumwa. Paulo nawe yari intumwa. Aya magambo dusomye rero ari kutubwira iby'urugendo rwa mbere rwa Paulo uko rwagenze. Harimo ibintu byinshi nabonye bitangaje kugira ngo twongere twibukiranye muri uyu mwanya. Ni bande bari kuvugwa muri no mirongo dusomye? Ari kuvugwamo cyane cyane umugabo witwa Paulo n'undi mugabo witwa Barinaba. Ngaba bagabo bombi ngo bari bavuye kubwiriza ahantu hitwa Iderube. Hanyuma bari kugaruka ngo bagaruka berekeza ahantu hitwa Ilusitira n'Ikoniyo no muri Antiokiya. Icyari kibajyanye ngo ni bene data, uvuga ngo ikintu cyatumye basubira bari baraciye Ikoniyo, Ilusitira na Antiokiya barahava bajya Iderube. Bamaze kugera Iderube bakora ibyo bari gukorayo, ariko biba ngombwa ko bagomba kugaruka hehe? Ahangaha nari mvuze. Icyatumye bagaruka ntabwo ari uko bari babonye ari ahantu heza ho kuruhukira, ahubwo icyatumye bagaruka ngo nuko ngo bifuzaga kuza gusanga bano bigishwa. Mbega icyatumye bagaruka no kubera abigishwa cyangwa se abizera. Ariko kubera iki nyine? Kubera icyo abizera bari gutuma bagaruka ahantu? Bavandimwe, iki kibazo ndi kubaza kirakomeye kubera yuko ahantu ba Paulo bari kugaruka hitwa Ilusitira, Ikoniyo no muri Antiokiya ni ahantu bagiriye ibyago byinshi. Iyo turi kuvuga ingendo zose za Paulo uko ari eshatu, ni rwo rugendo Paulo ajya agaruka inshuro nyinshi mu zindi nzandiko yireferaho cyangwa se avuga ko ariho hantu yahuye n'amakuba arenze cyangwa se akomeye. Bivuga ngo yakoze ingendo eshatu, hose ahura n'ibyago byinshi, ariko uru rugendo rwa mbere ahantu hitwa Ilusitira ni ahantu yagiriye ibyago byinshi ndetse n'amakuba menshi ku buryo no mu zindi nzandiko agaruka. Noneho amaze kuhava agiye ahandi, araruhutse miruho, ariko ngo ikintu gitangaje ngo arimo aragambirira gusubira aho hantu. Ikiri gutuma asubira aho hantu ngo ni ugukomeza abigisha. Nuvuga ngo ikiri gutuma asubirayo ni ikintu cy'ingenzi cyane bavandimwe, gukomeza imitima y'aba bigishwa cyangwa se gukomeza imitima y'aba bizera. Iri jambo abigishwa ntimuze kubigiraho ikibazo, ni ryo mvugo cyangwa se ni ryo zina ryitwaga abakristo. Bivuga ngo umuntu ukijijwe, uwo twita wera cyangwa twita umukristo cyangwa twita umwizera, muri kino gihe cy'itorero rya mbere bakundaga kwita ngo ni abigishwa. Bari kubyumva bavandimwe? Rero ashaka gusubira kugira ngo ajye gukomeza imitima y'abigishwa ngo no kubatera umwete ngo bakomeze kwizera. Ndetse muri uko kubakomeza arababwira n'ijambo rikomeye, arababwira ngo tugomba guca mu makuba menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Ubundi reka mbabwire, ubundi niba Paulo hano tumaze kubona yuko bari kuvuga ngo impamvu yasubiye Ilusitira, Ikoniyo no muri Antiokiya ngo kugira ngo akomeze abizera, hari ukuntu wakumva bitajyanye. Ni gute umbwira ngo ugiye gukomeza abantu ukaba ugiye kubabwira ko bagomba guhura n'amakuba? Ubundi ngira ngo ugiye kubakomeza wabwira ngo muhumure amakuba agiye gushira byose, cyangwa muhumure ibi ngibi ntabwo bikomeye cyane, muhumure biraza kugenda neza. Ariko ikintu gitangaje ngo mu kubakomeza
arababwira ngo ahubwo mufunge rase mukomeze inkweto, tugomba guhura n'amakuba menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Ubwo niko ubwo buryo ari kubakomezamo. Nyine biratangaje inkomezi zo mu byanditswe byera n'inkomezi zo mu butumwa bwiza, ariko turaza kureba impamvu nanone kubera iki kubabwira ko bagomba guhura n'amakuba menshi kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana ibuze kuba inkomezi koko. Ni ukubera icyo bibuze kuba inkomezi, nanone turaza kubirebaho impamvu. Hanyuma rero turi kubona Paul ari kubabwira bino bintu ari kubakomeza. Hanyuma hari umurongo wo hasi ukurikiraho ntasomye, tubona ngo amaze kubakomeza ngo noneho ngabafasha gutora abakuru b'itorero ngo bamaze gusenga cyane no kwiriza ubusa nk'uko itegeko ry'umwami riri. Umurongo wa 23 aravuga ngo nuko bamaze kubatoranyiriza abakuru mu matorero yose basenga biyiriza ubusa baragiza umwami Yesu uwo bizeye. Ni ukuvuga ngo Paul amaze kubakomeza abashyiraho ayobowe na Mwuka Wera, bashyiraho ikintu cyiza gikomeye ukubashyiraho abakuru b'itorero ngo hanyuma ngo barangije ngo barasenga cyane ngo biyiriza nk'uko umwami yabategetse. Ibyo bintu turi kubona Paul ari gukora hano hantu hitwa Lusitira n'Ikonio no muri Antiyokiya. Ariko bavandimwe, ntekereza yuko muri aya magambo make twumvise cyangwa tubonye muri no mirongo ahari dutangiye kumva impamvu Paul agomba kugaruka. Dutangiye kuyumva ni ahantu hari ibyago byinshi, hari amakuba menshi, ariko Paul ari gusubira kugira ngo akomeze abigishwa, abakomeze kwizera ndetse no gushyiraho ubuyobozi bw'itorero no gusenga cyane kugira ngo abaragize Imana. Ariko ahari ibi ngibi bishobora kuba bidafite uburemere buhagije mu buryo bwo kumva impamvu Paul ari gusubira inyuma. Reka duse nk'abagaruka gatoya kumve aho iyi nkuru iri guturuka kugira ngo tuze kumva neza impamvu Paul gusubira inyuma kwiwe ari ikintu gikwiye kwigisha, ikintu gikomeye nk'abizera muri kino gihe dukwiye kwitaho cyane. Kenshi tugenda twibagirwa, kenshi tugenda duta ari wa mutima wo gukomezanya, wa mutima wo gukomezanya abavandimwe ntitukawuti, kubera ko turi kubona hano mwene data Paul awuzirikana hagati y'amakuba menshi. Uyu Barinaba na Paul bari kuvugamo hano ni abagabo bombi bari barakijijwe n'umwami wacu Yesu Kristo, bari barakijijwe nabo barabigishwa. Barinaba by'umwihariko tubona yari umwe mu bagize itorero rya mbere ryabayeho, ariyo byabaye hehe? I Yerusalemu. Muribuka ko itorero rya mbere ryavutse cyane cyane ku munsi wa Pentekote, nibwo tubona itorero rivugwa mu buryo bweruye. Ariko ubundi itorero rya mbere n'ubundi ryari rihari, kubera ko tubona ko ku munsi wa Pentekote ngo abakijijwe bongeye kuki ubandi bangwa hari abandi bari bahari, muri kubyumva. Ariko ku munsi wa Pentekote nibwo tubona nyine ukwerura kwaryo mu ruhame, abantu bose bari ku itorero ndetse bongerwa no ku bandi, muri kubyumva bavandimwe. Rero mu itorero rya mbere tubonamo uyu mugabo witwa Barinaba, ariko ntabwo yitwaga Barinaba mbere, yitwaga ngo ni Yosefu w'Umulewi. Ariko ngo uyu Yosefu w'Umulewi ngo yarakijijwe, ariko ngo amaze gukizwa ngo intumwa ngo ziramukunda cyane, uzaramukundaga cyane, kuko ngo bari kuvuga kuri Barinaba, bavuga ko Barinaba ngo yari umuntu uri honete, cyangwa se yari umuntu w'umunyakuri, yari umuntu ugira umutima ukunda umwami ataryarya. Kuko niba bari kuvuga ubuzima bw'itorero rya mbere, mu buryo bagurishaga ibyabo bakabizana bakabisangira hamwe, bajya bongeraho, muzabyitegereza mu byakozwe n'umwana, bajya babivuga ariko bakongeraho na Barinaba, ngo nawe yari muri abo ngabo bagurishije ibyabo bakabizana mu itorero. Bimeze nk'aho wagira ngo Barinaba hari uburyo yabikoraga mu buryo butangaje, ku buryo n'intumwa zamumenye zikamukunda cyane, ngo zirangize zimuhimba izina ryitwa ngo umwana wo guhugura, cyangwa se Barinaba. Barinaba bisobanura umwana wo guhugura. Bivuga ngo intumwa ubwazo zamushakiye izina zimwita Barinaba. Amen. Bano bantu baba bakeneye mu itorero rwose. Hanyuma yagiraga umwete, ari umuntu nyine intumwa zibona yuko nubwo intumwa zifite umurimo wo guterura itorero zikakomeza kurikomeza mu byo umwami mu Imana yabahaye, ariko biratangaje uburyo mu bari gukizwa baza mu itorero harimo umwe uri kubagirira umumaro. Nyine mwibaze impamvu intumwa ziri kumwita Barinaba, umwana wo guhugura. Nuko mu buryo bumwe hari uburyo Barinaba ari kubagirira umumaro nabo, nk'intumwa ari kubagirira umumaro. Nyine hari uburyo ari kubabera inkomezi, bigatuma bamwitira izina ryitwa umwana wo guhugura. Bavandimwe, ibi ngibi biradukwiriye mu itorero rya Kristo, yuko buri muntu wese aza kubera inkomeza abandi, kuko ngo bari kumwita umwana wo guhugura. Ngo yari umugabo w'umwizerwa mu itorero rya mbere. Hanyuma undi mugabo turi kubonamo
ni umugabo witwa Paul. Uyu Paul yari yaravukiye ahantu hitwa i Taruso. Paul yari afite ababyeyi bamwe ari aba Israheli, undi mubyeyi we ari umunyamahanga. Uri kubyumva? Afite ubwenegihugu bw'Abaroma. Ku buryo Paul yari afite ubwo bwenegihugu bwombi. Yari umuroma, Paul akaba n'umuyahudi. Ariko nubwo Paul yari afite ubwenegihugu bw'Abaroma, Paul yakuriye mu migenzereze n'imibereho ya kiyahudi. Ni ibyo ngibyo yari yeguriye kumvira amategeko y'Imana no kuyiga, ku buryo yari umuntu ugambiriye nyine kuba mu bafarisayo b'imbere cyane, kuko yabaga mu gice cyitwa abafarisayo. Paul nuko yari ameze, afite umwete, akunda idini yabo cyane, ndetse mu mutima we azi ko akunda Imana no kuyikorera n'umwete wose. Uyu Paul rero ariko kubera ubujiji no kutamenya Imana, yatekereza ko ibyo bintu byose akorera Imana ari ibintu Imana izaheraho imwemera. Ibyo ngibyo bikamuha mu maso bikagera naho yanga ibya Kristo ndetse akarenganya n'itorero. Ku buryo Paul yari umuntu waciye igikuba. Nimuza gusoma mu byakozwe n'uko bitangira, bajya bavuga ngo amakuba yari mu itorero rya mbere, ngo hari umugabo witwa ngo Sawuli ngo yari waraciye igikuba. Uyu mugabo witwa Paul mbere yitwaga Sawuli, ngo yari umuntu wari waraciye igikuba mu itorero, ku buryo nyine ari ikimenywa bose, ari umuntu w'umunyarugomo uhoruza atera hejuru abigishwa cyangwa se abakristo abafunga. Uyu mugabo rero ntabwo yarakijijwe nubwo yari afite umwete w'idini ryiwe. Hanyuma uyu mugabo witwa Sawuli yari izina ry'ikiyahudi yitwaga Sawuli, ariko mu izina ry'ikiroma yitwaga Paul. Uyu mugabo rero agiye i Damasiko gufunga abigishwa cyangwa gufunga abizera, ngahura n'umugabo witwa Yesu ari mu nzira, ngarangije Yesu aramubaza ngo undenganyiriza iki? Paul Imana igendera umutima we, arangije yatura n'akanwa karavuga ngo mwami, amwita umwami. Urinde ngo ngukorere. Mwami wacu Yesu Kristo amubwira uko biri buze kugenda, naho ari buze kujya agahura n'umuntu w'Imana. Sawuli nawe tubona ahura n'umuntu w'Imana. Umugani wandiri bivuga ngo nuko muhura n'uw'Imana ambwira ibya Yesu ndakizwa. Paul nawe rero tubona amaze guhura na Kristo, Kristo amuyobora ku muntu wayo, ariko we amuyobora ku byo guhumuka ndetse n'ibyo n'inshingano ari buze gukora. Ntabwo ngo yamwigishije ibya Kristo, ko Paul nawe yivugiye neza mu Galatiya yuko nta muntu wigize umubwira ibya Kristo, Kristo ubwe niwe wagize ute, niwe wabimwibwiriye. Hanyuma tubona uyu mugabo witwa Sawuli cyangwa witwa Paul aragenda ajya i Damasiko, ahamara iminsi. Noneho ikintu gitangaje, nta nubwo yari yatinze yahise atangira kubwiriza ubutumwa bwiza hehe i Damasiko. Ngamare gutangira kubwiriza ubutumwa bwiza i Damasiko, abantu b'i Damasiko ngo cyane cyane b'Abayuda ngo bajya inama yo kugira ute, yo kumwica. Bagiye inama, bavandimwe ndi gusoma bino bintu cyangwa turi kureba bino bintu, tujye twumva nyine ibyo bari kuvuga. Bagize inama yo kumwica. Sinzi nimba hari umuntu uri hano wari wumva yuko bamufitiye umugambi wo kumwica. Sinzi nimba hari umuntu uri hano wahuye nabyo. Niba hari, ngira ngo uri kumva uburemere bwabo, kuba uzi ko hari abantu bafite umugambi wo kukwica bana kugirira nabi. Paul ngabimenye ngahungira i Yerusalemu. None mureba ahantu ahungiye i Yerusalemu, ahantu yagize ute, yaciye igikuba. Ngahagere ibibazo banga kumwakira, ahura n'uyu mugabo twabonye witwa Barinaba, wa mugabo w'umwizerwa, wa mugabo dukomeje kubona wari umunyangeso nziza. Ngo Barinaba ngamubone, ngarangije aramuzana, ngamushyira intumwa, kuko Barinaba twibuka ko yari inshuti n'intumwa cyane. Ngamushyira intumwa, ngo intumwa zumva ubuhamya bwiwe, ngo nuko zemera neza ko Paul koko yagize ute, yakijijwe. Paul atangira kuba mu itorero ry'i Yerusalemu. Agera i Yerusalemu naho n'ubundi yanga guceceka ibyo yumvise n'ibyo yiboneye ku mwami wacu Yesu Kristo. N'ubundi biranga komeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo tubona mu byakozwe mu cya 9. Rero akomeza kubwiriza ubutumwa bwiza i Yerusalemu, n'ubundi bajya umugambi nk'uwabaye i Damasiko wo kugira ngo bagire ute, bamwice. Abimenye ahungira iwabo aho yatuvukiye i Taruso, asubirayo. Rero nyuma tuza kubona ubutumwa bwiza buva i Yerusalemu bukagera n'ahandi hantu henshi, ariko binyuze yuko ari kubaho itotezwa ry'itorero. Nyine murebe ukuntu itorero riri gukura n'ukuntu abantu bari gukizwa, biri guca mu makuba menshi bavandimwe. Itorero ry'i Yerusalemu ngo haje igikuba cyinshi, ngo bitewe n'urupfu rwa Stefano, ngo benshi ngo bagiye bahunga bajya ahantu henshi hatandukanye, ari nabwo itorero riri kugenda rivuka n'ahandi, niko itorero ry'i Samariya ryavutse.
nyuma yaho rero tuza kubona n'itorero ryo muri Antiyokiya rigira ute rivuka kubw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma iri torero rimaze kuvuka ngo itorero ry'i Yerusalemu ngo ryohereza Barinaba ngo ajye gukora y'umurimo hehe muri Antiyokiya. Muri kubyumva bavane uko biri kugenda, ngo bajye gukomeza abigishwa bo muri Antiyokiya, kubera yuko ngo hari umurimo munini ukomeye cyane, byari bikenewe ko boherezayo umugaragu w'Imana ngo ajye gukora umurimo w'Imana ahangaha muri Antiyokiya. Barinaba rero niko yagezeyo, ariko agezeyo ngasanga hari umurimo mwinshi, ngo bituma asubira inyuma gato ajya gushaka Paulo i Taruso kugira ngo aze bakorane umurimo. Aragenda aramuzana ngo bakorane umurimo hano muri Antiyokiya. Antiyokiya naho tubona bwa mbere abigishwa bitwa abakristo. Rero itorero rirakura rigera noneho ritangira noneho kohereza abandi bizera mu bindi bice bitandukanye byari biriho icyo gihe kugira ngo bajye kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwumve ukuntu itorero riri gukura rikabyara irindi naryo rikabyara irindi. Itorero ryo muri Antiyokiya ngo ryarakuze, ngo ryari ririmo abantu bafite impano zitandukanye kandi babizerwa mu murimo w'Imana. Harimo Paulo, harimo Barinaba n'abandi bagabo benshi bari barimo muri no torero. Ngo nuko rero ngo barasenga ngo biriza ubusa ngo bamenye abo Imana iri butoranye kujya gukora umurimo bajyanye ubutumwa bwiza mu bindi bice by'isi. Imana umwuka wera ngababwira yuko bagomba gutoranya ngo Paulo na Barinaba. Muri kumva ukuntu biri kugenda. Paulo na Barinaba n'ubundi bariho batoranywa kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Nibwo tubona urugendo rwa mbere rwa Paulo avuye he muri Antiyokiya, yoherejwe n'itorero ryo muri Antiyokiya najye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo tubona mu byakozwe n'umwa igice cya 11 uburyo na igice cya 13 uburyo Paulo yoherezwa. Ngo rero ngo bakiva ahangaha muri Antiyokiya ngahantu hambere bageze ngo mwumva umugambi bari bafite ba Paulo, ngo ibwiriza butumwa ryabo mahanga yose ngo bari bagambiriye ngo kugenda cyane cyane ngo mu bice bibamo abayuda. Nicyo bari bagambiriye cyane, ngo bagere mu gice cya mbere aho bageze bwa mbere, ngo abayuda baho ngo nibakira ubutumwa bwiza, ahubwo ngo bagira ishyari batangira no koshya abantu ngo bange ibya Kristo. Tubona mu gutangira k'umurimo wawo baratangiranye no kurwanwa kwinshi. Ntabwo batangiye ibintu bigenze neza, ahubwo batangiranye n'ubundi kwangwa. Ariko ngo bamwe mu banyamahanga bari muri abo babwirizaga bo bakira ubutumwa bwiza n'umunezero mwinshi. Ibyo tubona mu byakozwe n'umwa cya 13 kwereka umurongo wa 44 kujya ku 45, aho cyo tunabwirwa ngo ngabatorewe ubugingo buhoraho ngo bagira ute ngo bizere ubutumwa bwiza bavandimwe. Abene wabo banze ubutumwa bwiza, ariko abanyamahanga bari kugira ute bari kubwumva. Ariko ndagira ngo mwumve iki kintu ahantu gikomeye. Ntabwo abayuda bari kwanga ubutumwa bwiza ngo bigarukira, ahubwo bari kwanga ubutumwa bwiza bakanagambira no kubwangisha abandi. Kubwangisha abandi rero so kuza kubwira ngo ubwo naza nkabwira uyu muvandimwe ngo niwemera ibyo kana kari kuvuga, ahubwo baravuga ngo ntubyemere, ahubwo ngwino ngwereke ikintu dukora, ngwino dushaka uburyo tumugirira nabi. Nubwo ngubwo byari bikomeye, ngo bangishaga abantu ubutumwa bwiza, ariko ngo bakabushya n'abantu kugira ngo bagire nabi ba Paulo. Nibwo Paulo rero avangaha akajya ahantu hitwa Irusitira. Bivuga ngo ba Paulo bari bafashe urugendo rwo kujya muri Antiyokiya, Irusitira n'Ikoniyo. Paulo rero aragenda agera muri Antiyokiya, agera Irusitira, ariko nagira ngo mwumve ahantu Irusitira uburyo hano hantu hari ahantu hagoye cyane. Irusitira n'Ikoniyo byari ibice bisa nkaho byegeranye n'Irusitira. Ngo ahantu ngo bahageze ngo Paulo ajya avuga yuko yahoriye n'akaga gateye ubwoba, ku buryo Paulo ubwe ajya bisubiramo no mu zindi nzandiko avuga yuko ahantu yahuriye n'umubabaro ukomeye cyane. Ahantu yageze ibaze agitangira umurimo aho ngaho n'ubundi kushuro ya gatatu bagambirira kugira ute kumwica n'ubundi. Uri kumva izi nshuro zose Paulo arigambirwa kwicwa. Ntekereza yuko mu mitekerereze ya muntu uramutse wishoye mu bintu avuga ko ari wowe ubyishoyemo, ubwa mbere bakagambira kukwica ukabitara, ubwa kabiri bakagambira kukwica ukabitara. Ntekereza ko ufite ubwenge bwa muntu warekera ibyo bintu ukabivamo. Ariko Paulo agambira ubwa mbere kwicwa ntabiretse, ubwa kabiri agambira kwicwa ntabiretse, ubwa gatatu n'ubundi ngo bagambirira ngo kwica Paulo. Mu gice cya 14 niho tubisanga were ku murongo wa 19 ngo bagambira kwica Paulo ngo na Barinaba. Manye magambo niba muri kwibona Paulo nubwo yari afite umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse bamwe bari kwizera,
ariko ntabwo yari kubikorera mu bihe byiza. Ibyago byari hafi ye ndetse urupfu rwari rumwegereye, rwahoraga hafi ye buri gihe. Aha ngaha rero turi kwiga uyu munsi, ndagira ngo mwumve yuko ngo Pawulo ari kubwiriza ahantu ngo ageze i Lusitira, none avuye muri Ikoniyo bagambiriye kumwicira bitarutse n'Ikoniyo, none ageze i Lusitira ho ntabwo yabitarutse ahubwo byamubayeho. Mu gice cya 14 turi gusoma, murebe hejuru gato ku murongo wa 19 kugera ku 20, ho haravuga ngo 19, murebe haravuga ngo ariko abayuda bavuye muri Antiyokiya, urumva yavuye muri Antiyokiya already abacitse, no muri Ikoniyo ngo baraza boshya rubanda, ngo batera Pawulo amabuye. Murabona ikintu bari gukora, bari koshya rubanda, ngo banze ubutumwa bwiza ariko bari no koshya rubanda, ngo batera Pawulo amabuye bamukurubanira inyuma y'umudugudu bibwira ko yapfuye. Nuvuga ngo bo bamuteye amabuye mpaka babonye ko apfuye, mu maso yabo babonaga ko yapfuye. Ntabwo bamuteye amabuye ngo babone agiye gupfa bamurekera ngo, ahubwo ngo bamuteye amabuye ngo babone yapfuye. Babonye yapfuye rero baramukurubanira ngo bajye kumuta hehe hakurya y'umudugudu, ngo bibwiraga ko yagize ute yapfuye. Uri kubibona ukuntu urupfu rwari rwamugezeho. Ngo ariko ngo abigishwa b'i Lusitira, muri kubona nubwo nyine bimeze bitya hari abo Imana iri gukiza, ngo abigishwa b'i Lusitira ngo bamuba hafi, ngo baramugota, ngo arabyuka asubira mu mudugudu. Uvuga ngo bamubaye hafi muri icyo gihe yari arimo ameze nk'aho urupfu arwegereye bavandimwe. Ikintu turi kubona hano ni uko Pawulo ari mu makuba menshi, ariko nako ikindi kintu tugeze aha ngaha turi kubona ni uko n'abo ari kubwiriza nabo bakizera, nabo bari kujya mu yandi makuba. Muri kubibona, ntabwo bari kwizera nabo ngo basige ubuhoro, nabo bari kwizera nabo bakagira andi makuba. Muri kubyumva kuko iki kintu kiratangaje kubona uyu muntu uri kubabwira ibintu bari bamuteye amabuye mpaka apfuye, ari rubanda, abaturanyi bawe, inshuti zawe arizo ziri kubikora, warangiza ukagenda ukajya kwisuka umwisunga, ubwo bivuze ko nawe wemewe gukorerwa nk'ibyo agize ute nawe yakorewe. Muri kubyumva ibi bintu, murebe ukuntu nyine abigishwa nabo bakizwaga ariko bazi neza ko bari gukirizwa mu makuba, ndetse bagenzi babo bagakomeza kubamerera nabi bababwira yuko ibyo bagiyemo atari byo. Kandi twibuka ko abantu bari kwizera n'abizera basi bari guhura n'aka kaga gakomeye. Rero Pawulo ave muri aka kaga gakomeye ngo bukeye bwaho, biratangaje uburyo bamukubise amabuye yenda gupfa, hano none urupfu rwamugezeho, ariko Pawulo ngagarura akabaraga arakomeza n'ubundi ajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri kwibona ko biri kugenda, akomeje n'ubundi abyukiye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, ngahita yambuka ajya ahantu hitwa Derube ngabwiriza y'ubutumwa bwiza. Ngo bukeye bwaho avayo ajyana na Barinaba i Derube. Murongo 21 rero turi uyu munsi, ngo bamaze kubwira abantu ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu no guhindura benshi abigishwa. Muri kwibona, bamaze gukora uwo murimo wo kubwiriza abantu, none ni murebe ikintu kiri kuba aricyo naherekanye, ngo bahita bagambirira kugira ute gusubira hahandi bahuriye nako kaga. Ubundi wahita uvuga ati bari bakwiye gukomeza n'ahandi, bakazagaruka baca bazenguruka ntibaca aho ngaho. Ariko ngo ikintu kiri kuba hano, ngo Pawulo ngo amare kubwiriza abantu, ngo ahita avuga ngo none dusubire hahandi tujye gukomeza iki abigishwa. Muri kubona abavandimwe, nyine harimo umutima wa Kristo, ariko harimo n'umutima wo gukunda abantu ba Kristo, kuko barabizi ko nabo batabasize ahantu heza, barabizi ko babasize mu birura, babasize aharyana kuko nabo bari bahapfiriye. Muri kubyumva abavandimwe, rero ngo baragambirira, murebe umutima wa bano bagabo, ngo bagambirira kujya gukomeza abigishwa. Basubirayo bavandimwe. Ku murongo wa 21 rero turi kubona Pawulo nyuma y'urupfu rumugezeho yenda gupfa, abonye akabaraga asubiyeyo mu murimo. Ibyago ni byinshi, nta kintu na kimwe cyoroshye mu byari gucamo, ariko ubwe ari kuvuga ngo ngomba gusubirayo. Bavandimwe, ahantu Pawulo agiye gusubira, ndagira ngo mwumve mu magambo ye yivugiye ari kubwira Timoteyo. Aya magambo yabwiye Timoteyo yamubwiye mu rwandiko rwa kabiri, kandi tuzi ko mu rwandiko rwa kabiri yabwiye Timoteyo nirwo rwandiko mu nzandiko za nyuma Pawulo yanditse. Uvuga ngo yari yashize igihe kinini, ariko ibaze Pawulo ari kubwira Timoteyo mu bintu byamubayeho, akibuka ibintu yahuriye nabyo ahantu. Mwumva ahantu agiye gusubira, ntabwo ari ahantu yabonye byose, byari ibintu bikomeye. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 10 kugera ku wa 11, amagambo bwe yivugiye ari kubwira Timoteyo yenda gupfa. Umva ukuntu Pawulo yaravuze ngo ariko wehoho, ari kubwira Timoteyo, wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurengana kenshi no kubabazwa kenshi,
n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira n'ibyo nahanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Muri kubona ukuntu Paul ari kumwibutsa uburyo yahuye n'akaga ariko Imana ikaba yo kwizerwa. Mu kumubwira ko kaga yahuye nako ari kumwibutsa ibyahehe yahuye n'ibyo muri Efeso, yahuye n'ibyo ariko byo ntabivuze. Agarutse hehe? Ikoniyo, i Lusitira no muri Antiyokiya. Aho hantu Paul aracyahazirikana. Rero bavandimwe, nimwumva yuko Paul ari gusubirayo, ntimugira ngo ari gusubira ahantu yabonye ingoro ya n'ahantu byari bikomeye, ariko yumva agomba gusubirayo, asubire mu murimo, ajye kongera kuhira imbuto yateye aha hantu, ajye kongera gukomeza urufatiro yashyize aha hantu rw'ubutumwa bwiza. Bavandimwe, turi kubona akomeza uyu murimo mwiza asubiye ahantu. Ku murongo wa 22 bakatubwira ikintu yakoze rero asubiye. ngo bagezeyo, ngo basubira Lusitira no muri Ikoniyo no muri Antiyokiya, ngo bakomeza imitima y'abigishwa. Cyangwa bakoresha bavuga ngo strengthening the souls of the disciples, ngo bakomeza imitima y'abigishwa. Bavandimwe, mwibuke ko abigishwa ubundi n'abizera bashya. Mwibuke ko ari abizera bashya, kandi abizera bashya ntabwo baba bagakomera mu by'ukuri, ntabwo baba bagakomera mu byizero. N'abizera bashya bari hagati y'amakuba menshi, bari hagati y'abantu bari kubabwira ko bagomba gusubira mu myizere gakondo yabo, bari hagati y'abayuda bamereye nabi babashaka ko bizera ibyo bizera, bari hagati y'abantu bashaka kubagirira nabi. Ku mwizera mushya rero udakomeye, biroroshye cyane ko yarekera ibyo bintu arimo, akavuga ngo ubundi bino bintu ndimo n'ibiki, akarekera. Kandi ibyo ngibyo twagiye tubibona na hano muri Rwanda, aho umuntu yizera ariko yabona akaga n'ibibazo ari kurwana nabyo, agahitamo rwose kureka ibi bintu, akavuga ngo singiye kwiteranya, singiye rwose gucibwa mu muryango, akavuga ngo reka mbireke bino bintu. Rero Paul arabizirikana cyane yuko n'abizera bashya bakeneye gukomezwa. Ntiyita ku bugingo bwe, ahubwo yita kuri uyu mutima wo gukomeza abantu. Bavandimwe, inyigisho turi kwiga uyu munsi, ndagira ngo harimo ibintu byinshi turi bwigiremo hano, ariko ndagira ngo mukomeze mutekereze kugira wa mutima wo gukomezanya. Twongere tuwuzirikane bavandimwe, kuko uyu mutima wo gukomezanya usaba kutirebaho no kureba icyubahiro cya Kristo, no gura tuzirikana uyu muntu turi gukomeza ahantu ahagaze. Bavandimwe, tubona ubu buntu bukomeye Imana yashyize mu mugaragu wayo Paul, ari kwibuka yuko ubu buntu akwiye kubukomeresha bene se. Nubwo hari akaga kenshi yuko yabura n'ubugingo bwe, ariko arazi neza yuko agomba kwita kuri bano bantu kugira ngo bataza gucogora bakareka ubutumwa bwiza yababwiriye. Tubona rero asubirayo kugira ngo ajye kubabwira ibya Kristo. Bavandimwe, byongera kutwibutsa yuko abizera bashya ntabwo, reka mvuga ngo ntabwo dukwiye kubatekereza nk'abandi bizera bose, nubwo ku rundi ruhande dukwiye kubatekereza nk'abandi bizera bose, ko imigisha dufite n'imwe. Ariko icyo mvuze ni uko umwizera mushya, ibyanditswe byari bivuga ko agomba kugaburirwa kugira ngo akure, nubwo n'abizera bakuze bakenera kugaburirwa kugira ngo bakomeze bakure. Ariko ibyanditswe byari bitwereka yuko buri gihe umwizera mushya ntabwo ari umuntu wo kurerwa nk'ukurera no mu buzima busanzwe. Turabizi yuko uburyo urera umwana w'imyaka 15 si nk'uko warera uruhinja rw'icyumweru kimwe. Turabizi ko ari uko bigenda. Hari uburyo uruhinja rw'ukwezi kumwe rurinyarira rukinera, ariko ibyo byose ukumva ntacyo bitwaye. Ariko umwana w'imyaka 15 yinereye akinyarira, ntabwo urakubita. Nuvuga ngo hari uburyo ibintu bitumvikana. Muri kubyumva bavandimwe? Rero umwizera mushya, iki kintu nyine tugenda tugitakaza, tukumva yuko hari ukuntu nyine tukagira nk'ayavuga ngo niba ari uw'Imana azakura. Aho y'abavandimwe, nuvuga ngo impamvu Imana yabishyize mu itorero, impamvu Imana yaguhaye kumenya Kristo, ni ukugira ngo urusheho gukurira muri we. Ariko mu gihe cyose ubonye umuntu ukimenya ibya Kristo gusa, uri kubwirwa ngo ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu udasanzwe ukeneye kwitabwaho. Abavandimwe, ese turacyumva yuko ari abantu bakeneye kwitabwaho? Ese turacyumva yuko ari abantu nyine bakeneye gukuzwa? Kuko iki kintu nyine niko kiri rwose. Bavandimwe, Paul arabizi neza ko aba bantu bakwiriye gukomezwa, ku buryo atita ku makuba n'ibyago birimo. Aravuga ngo aba bantu bakwiriye gukomezwa. Icyo umwami abwira nicyo kintu gikwiriye. Uyu mutima arawugera, avuga ngo ngomba kujya gukomeza bano bizera. Kandi turi kubona hakoresha ijambo ngo gukomeza imitima yabo.
ntabwo aba ngo gukomeza ibindi bintu bindi, ashobora kuba afite ibikomere byo ku mubiri n'ibiki byose, ariko Paul azirikana ko icyo agomba gukomeza ari iki? Mu mutima. Ni ukuvuga ngo no muri uwo murimo wo kwitanaho cyangwa se wo gukomezanya, ujya wita cyane ku mutima w'uyu muntu. Ni uko dukomezanya abavandimwe. Hari igihe tujya dukomezanya mu buryo bumeze nk'aho ari ukudakora ku bintu kugira ngo utamubabaza. Ibyo bintu byo bibaho. Umuntu yahuye n'ibibazo bikomeye, wajya kumukomeza bikamera nk'aho uri gushimashima, kandi ubizi neza ko ari ahantu hafite ikibazo. Muri kubyumva? Rero gukomezanya ni ukuzirikana yuko bigendereye umutima w'umuntu cyane kurusha iby'inyuma bavandimwe. Paul ari kuvuga ngo ni ugukomeza, kubakomeza imitima, kuko imitima yabo niho iby'umwuka biba nyine. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo birarindwe rwose. Ibyo ngibyo birarindwe rwose ko niho iby'umwuka biri. Rero turi kubona rwose Paul ari kuza abakomeza, ariko ngakomeza imitima yabo, kuko azi neza ko imitima yabo nikomera biraza gusohora inyuma. Ntashaka kubakomeza by'inyuma kuvuga ngo muhumure muhanagura amarira, ahubwo arashaka kubabwira ibikomeye cyane bikomere imitima, kugira ngo imitima yabo nikomera ibindi byose biraza kuba byoroshye. Nyine namwe mutekereza abantu bari muri aka kaga, ugiye kubakomeza wababwira gute? Nyine wababwira mwihangane, Imana igiye guhanagura amarira, ibintu nk'ibyo. Uko ni ukubakomeza, ariko ntabwo uri gukomeza imitima yabo. Ntabwo uri gukomeza imitima yabo, uri gukomeza amarangamutima yabo. Muri kubyumva bavandimwe? Paul rero ikintu agambiriye ni ukujya gukomeza imitima yabo, apana amarangamutima yabo, kugira ngo bakomere rwose mu kwizera. Ikindi kintu akora, ntabwo bavuze ngo bakomeze imitima y'abigishwa, ahubwo baravuga ngo bongeraho n'ikindi, ngo abahugura ngo bagumirize kwizera. He exhorted them to continue in the faith. Uvuga ngo abakomeza ngo bakomereze mu byo kwizera. Wakibaza none uku kwizera kwatakaye, kwabuze ku buryo ariko bakomeza ngo bagukomezemo? Yego, ntabwo kuri buze gutakara, ariko ibyanditswe byaba bitubwira yuko umuntu wakijijwe agahabwa impano yo kwizera, igihe ajya agera igihe kwizera kukaba guke cyangwa kukaba kwinshi. Rero kubabwira ngo bakomereze mu kwizera niho kugira ngo akomeze abahe cyangwa se abuzuze ibikomeza kongera kwizera. Ni ibiki ibyo ngibyo? Ni ijambo rya Kristo nyine. Kuko mu kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Hari amagambo amwe Kristo yigeze kubwira umugabo witwa Natanayeli, amaze kumubona nyine yuko amumenye, akamumenya ataranahagera, atangazwa nabyo. Yesu aramubwira ngo utangajwe n'ibi, nyine uzabona n'ibindi, ariko bimeze nk'aho kumubwira ngo uzabona n'ibindi bikomeza kwizera kwawe, nzakomeza kuguha n'ibindi bikongerera kwizera. Njya ntangazwa n'uyu Kristo bavandimwe, uburyo ataduha impano yo kwizera gusa, ahubwo akomeza kuduha n'ibikuza kwizera kwacu, akomeza kuduha impamvu ikuza kwizera kwacu bavandimwe. Rero Paul ari kugaruka ngakomeza kwizera kwabo mu buryo bwo akomeza kubabwira ijambo ry'ukuri, kugira ngo kwizera kwabo gukomeze gushikamye bavandimwe, tudateraganywa n'imiraba y'imyigishirize y'abayuda ndetse na bene wabo basenga imana za gakondo, kuko ni abantu basumirijwe n'ibigeragezo, basumirijwe n'ubuhakanamana, basumirijwe n'ubutukanyi batuka Imana. Abantu bahagaze ahangaha rero ni abantu rwose bakeneye gukomeza kwizera bavandimwe. Iki gihe ni igihe nyine kigoye cy'uko nyine aba bantu bari hagati y'abantu bashaka kubagirira nabi, icya kabiri barwanya ibyo bizera, icya gatatu bashaka ko hagira ibyo bizera bindi. Urumva n'ibyo byose naho hagati bari aho ngaho. Mani magambo n'abantu noneho ba hafi ya, kuko ababarwanyaga twabonye ko abayuda ngo boheje bande rubanda, agara abayuda baje babagirira nabi, boshyaga bene wabo, uvuga ngo ni bagenzi babo baha. Bavandimwe, niba ari ikintu cya mbere kigora, ni ukuri kubwirwa nabi cyangwa uri kugirirwa nabi n'umuntu wa hafi wawe. Yari umuntu wa kure agututse ngo warayobye, ari ukuntu wumva nta kibazo, ariko yari umubyeyi wawe, yari umuvandimwe wawe uri kuvuga ngo warayobye, ibyo ngibyo birushaho kuremera cyane bavandimwe. Yari umuntu wa hafi wawe. Rero aba bantu uko bari bameze bari oppressed muri ubu buryo bavandimwe. Rero ari kubabwira ngo mukomere mu kwizera, ababwira ijambo rero rikomeye, ari naryo nshaka gusorezaho ryo kubakomeza. Beruye ahangaha barabitubwira, ngo arababwira ngo ku murongo wa 22 ngo bababwira uburyo dukwiye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngo dukwiye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ubwo buryo Paul ari kubakomeza.
ari kubabwira ngo ntabwo ari kuvuga ngo mushobora guca mu makuba menshi kugira ngo mujye mu bwami bw'Imana, ahubwo ari kuvuga ngo mugomba. Cyongereza bakoresha ijambo ngo must, that we must through much tribulation into the kingdom of God. Ni ukuvuga ngo tugomba guca, ni ukugomba, si ugushobora. Ntabwo ari ngo mushobora guca mu makuba, mugomba guca mu makuba menshi. Iri jambo mugomba hari ikintu mugira ngo muze kumvamo kugira ngo tuze kumva uburyo bibuze kutubera inkomezi. Iyo Paul aza gukoresha ijambo ngo mushobora ababwira uburyo bashobora kuzaca amakuba menshi kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana, hari ukuntu ibyo bintu mu bwenge bwacu byasa nk'aho ari inkomezi, kuko hari uwavuga ati niba ari dushobora, ubwo bishobora no gushobora ko tudashobora kubicamo. Ariko we akoresha ijambo mugomba, ku bwenge bwacu iyo ntabwo ari inkomezi, ariko reka mubwire ku byo ari inkomezi. Paul akoresha ijambo ngo tugomba guca amakuba menshi, bisa nk'aho ari kwerekana yuko aya makuba ameze nk'aho atari aba buntu bari kuyarema, ahubwo bimeze nk'aho hejuru yabyo ari Imana yagennye mbere yuko bizera yuko bazaca muri aya makuba kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana. Kuko kwinjira mu bwami bw'Imana barabigenewe, Imana yari bigennye mbere kuko bizera, ariko bimeze nk'aho Imana yagennye ko bazinjira mu bwami bw'Imana, yagennye n'uburyo bwo kuhagera. Uburyo bwo kuhagera rero yavuze ko hagomba kubaho amakuba. Mane magambo bigiye kurangiza aya makuba ari igeno ry'Imana. Niba rero ari igeno ry'Imana, ubwo biraza kutubera inkomezi yuko mu by'Imana yangeneye byose harimo n'iki cyitwa amakuba, bityo rero ntabwo kikinkanze kuko wagennye ko nzagera mu ijuru, yanangeneye aya makuba kandi yangeneye amakuba azi neza ko nzahagera. Muri kumva ibyo bintu ukuntu ari byiza. Ni ukuvuga ngo uwangeneye aya makuba yanangeneye ko nzahagera, arabizi neza ko n'ubundi amaherezo nzagera. Mane magambo aya makuba sayo kutuma ntagerayo, ahubwo aya makuba nayo kunkomeza kugira ngo nzagereyo. Rero iki kintu kigiye guto kibinkomeza, kuko byari kuba ari ikibazo ndamutse nkomeje gutekereza ko aya makuba ari abantu bari kuyashyiraho nyine juste gusa ari abantu bari kuza kuvurunganya umugambi w'Imana. Ariko niba ageze ahantu ari kumbwira ngo Imana igeze ahantu ari kumbwira ngo oya, aya makuba ntabwo ari abantu gusa bari kuyarema, yego niyo bari kuyarema, ariko ni nanjye gutuma bibaho kuko nabikugeneye. Ni ukuvuga ngo buri wese namugeneye amakuba agomba gucamo. Ubwo tutuzi ukavuga ngo umutima wawe wabaho ushimwe Mwami yuko wangeneye ko tuzabana iteka, niba ngibi nsanze biri mu bugabe bwawe, nabyo nyine biri mu bugabe bwawe. Rero nta kintu kibaye rero muri kubyo ngo bavane. Rero nuko nguko ari kubabwira ngo mugomba. Nuvuga ngo iyo mugomba isa nkaho isi ishyiraho igeno ry'Imana muri ibyo bintu. Amen. Rero it is appointed by God, ni ibintu byashyizweho n'Imana. Ndetse Paul yongera kubisubiramo ari kubwira umugabo witwa Timoteyo mu rwandiko rwa mbere cya 3:12, aramubwira ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagira ute, bazarenganywa. Filipi 1:29 aravuga ngo kuko mutahawe Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Reka mvuge utuntu tugeze nko kuri tune, ubundi dusoza kuri iyi nkomezi dukwiye kujya dukomeza. Icya mbere kubabwira ngo tugomba guca mu makuba menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Icya mbere bikwiye kutwibutsa, bigomba kutwibutsa yuko umunsi niba uri hano, umunsi wameye gushyira amaboko hasi, ugashyira ibiganza hasi, ugashyira umutwe hasi, ukavuga ngo ndatsinzwe Mwami, ndi umunyabyaha, sinabasha kwikiza, niwe wenyine wabasha kunkiza, niwe wenyine wabasha kumpa gutungana, nabasha guhagarara imbere yawe ndatsinzwe. Umunsi wemeye yuko udashoboye, utabasha kwikiza, utabasha kwigira intungane, yuko Yesu wenyine ari wakubasha kugira intungane, yuko Yesu ari wenyine wabasha kugira inshuti y'Imana. Uwo munsi wabyemeye, ubyemejwe n'Imana, ugakizwa, uburyo bwose wari wemeye no kubabazwa kubw'uyu Kristo. Nibyo Paul nyine yaravuze hejuru, uvuga ngo umunsi twemera ko Kristo ari umukiza wawe, Kristo ari we mwami wawe, naye nemeye no kubabazwa. Uwo munsi nemeye n'ibindi byose bizana nawe. Niyo mpamvu rero kutubwira ngo tugomba guca amakuba menshi kugira kwinjira mu bwami bw'Imana, niho kutubwira ngo mu kwizera twahawe harimo no kubabazwa. Ndagira ngo mwibuke rya jambo Paul Yakobo yigeze kuvuga, aravuga ngo kwizera mwizeye Kristo ngo nawe gutuma murobandura ku butoni. Mwari kuvuga ngo kwizera mwizeye Yesu Kristo hari ibintu bitajyana nabyo, muri ibyo ngibyo harimo kurobandura ku butoni, ntabwo byana nabyo. Noneho hano ho ni nk'ari kuvuga noneho
ijambo ry'Imana rivuga ngo no kwizera Kristo hari ibintu noneho bijyana nabyo byitwa kubabazwa. Urukumva ko noneho byo biri part yo kwizera. Muri kubyumva bavandimwe. Ikindi cya kabiri dukwiye kumvamo hano nuko hano ntabwo bavuze ngo ukwiriye guca amakuba menshi kugira ngo uje mu bwami bw'Imana. Ahubwo bavuze ngo dukwiriye guca amakuba menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko utari wenyine muri no rugamba. Bivuze ko utari wenyine mu makuba. Buri wese agira amakuba ye agomba gucamo. Byanze bikunze umuntu wese wizera agomba guca amakuba. Wowe ushobora kumva wenda ibyo uyu muvandimwe ari gucamo wenda akakubwira ati ku kazi basigaye baserereza ngo narakijijwe n'ibiki. Undi we wenda bamuciye mu muryango. Ibi nawe ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe Imana izatuma bikubera ikibazo. Nyine mu buryo bumwe Imana izatuma bikubera ikibazo gituma urushaho kuyisunga kugira ngo ukomezwe nabyo. Ni ukuvuga ngo bijya bintangaza ukuntu sinzi niba munyabibona ubuzima tubayemo ari igihe umuntu ahura n'ikibazo kimuremereye kikamukubita kabisa kamwita ikigeragezo kikamukubita kiri seri ariko agashira igihe ukakivamo ugasa nkaho uruhutse kuri cyo rimwe rimwe ugatangira no kubyibagirwa ugahura n'ikindi kidakomeye nk'icyambere ariko nacyo kikakubuza gusinzira. Ntabwo byo bibaho cyane. None ukibaza ese ko cya kintu cyari gikomeye kurusha iki ngicyo kimburira amahoro kandi cyanana kinyuzemo ariko nyine niko turemwe. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kitorohera ubugingo bwacu kiratugora. Wabyanga cyaza gikomeye cyaza kidakomeye kiratugora. Icyo ndi kubereka hano rero nuko bakoresheje ijambo ngo cyangwa se twese tugomba. Ntabwo ari amakuba yawe wenyine Imana yakugeneye. Yahageneye n'abandi bizera bose. Niyo mpamvu tubwiga ibi kugira ngo twumve yuko si twe twenyine turi guca mu rugendo. Ndetse mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike cya 3:2-3 ajya avuga ngo nuko dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo bari bakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba kubwanyu muzi yuko aricyo twashyiriwe. Ni ngombwa ari kubwira bano bantu mube kunyeganyezwa n'aya makuba kuko nabo ubwabo bashyiriweho kugira ngo bace muri aya makuba ariko bakomeze babwirize. Bandi magambo si ibintu by'abantu bamwe. Hari ukuntu isi ya develope ideology cyangwa se ibitekerezo bivuga ngo ariko kuki ari ngiye bibaho gusa. Hari ukuntu abantu bajya bamera gutya kuki ari ngiye bigenda gutya ariko muvandimwe si wenyine bigenda gutya. Ni imibabaro twagenewe twese. Mwene data w'umukire, mwene data w'umukene, mwene data ushatse, mwene data udashatse, buri wese Imana yamugeneye agomba kuberaho ko kumubabaro wo gusangira umubabaro na Kristo bavandimwe. Rero ntabwo ari we wenyine pe. Na Paul yayinywereyeho na Yobu na Aburahamu bose Aburahamu muribuka Imana imubwira ngo najye kwica umwana we. Simubyibuka byari byoroshye ntabwo byari byoroshye bavandimwe. Rero muzi imyaka yamaze yarabuze urubyaro. Iyo byose ni ibintu byongera kutwibutsa yuko imibabaro tuyisangiye twese nk'abizera wabyanga wabyemera. Rero nitugeraho dukomezwe nabyo kuko tuzi yuko atari ibyacu twenyine ahubwo tubisangiye n'abandi bizera bose. Ikindi cya gatatu ibuka nuko yego rwose tugomba guca mu makuba menshi. Ni gute ibi bintu biraza kuba inkomezi? Nuko ni inkomezi kubera yuko ubw'Imana yagennye ko tugomba guca mu makuba menshi ikaba yanagennye ko tuzinjira mu bugingo buhoraho. Ubwo bivuze yuko ayo makuba asaye gutuma turimbuka ahubwo nayo gutuma twinjira mu rugo amahoro. Muri kubyumva bavandimwe. Nguko uko nyine imitekerereze yacu ihinduka tugatangira kubona yuko nubwo umuntu yahagurutse kurwanya burya bwose ntabwo bihereye kuri we ahubwo hari Imana isumbye byose igenda byose yagennye n'ibiko ndi bubicemo kugira ngo ngere mu rugo amahoro. Muri kubyumva bavandimwe. Ntabwo amakuba arayo kutuma ndimbuka ahubwo nayo kugira ngo nkomeye ninjire mu rugo amahoro bavandimwe. Nuko nguko biri buze kugenda. Ni Imana yashatse ko Abisiraheli bagera muri Egiputa ariko banyuze anje tukura. Nuko nyine yashatse ko biri buze kugenda. Ntabwo yashatse ko bagera bagera nako i Kanani batanyuze mu nyanja itukura. Ariko yajyanye ko baca mu nyanja itukura nayo yajyanye ko bazagera i Kanani. Rero kubona inyanja nini imbere yabo ntabwo ari bituma bivuga ko batazagerayo. Ahubwo ni ibituma nyine bibakomeza imitima yabo barusha kwiringira Imana bamenye ibajyana iyo ariyo bavandimwe. Icyanyuma nsoza nuko arimo aravuga ngo ni uguca mu makuba kugira ngo twinjire mu bwami bw'ijuru. Ntabwo ari uguca mu makuba ngo birangirire aho ngaho ahubwo ni ukugira ngo twinjire hehe mu bwami bw'ijuru. Ibi bishatse kuvuga yuko nanone ntabwo yabanje ngo twinjire mu bwami bw'ijuru tubone kujya mu makuba
yabanjije amakuba hakurikiraho ubwami bw'ijuru. Iyo twumvishe ubwami bw'ijuru tuba twumva ko bari kuvuga ubwiza n'amahoro adashira. Ibi bivuze rero yuko ntabwo umunezero ubanziriza umubabaro, ahubwo umubabaro ubanziriza iki? Umunezero. Rero umuntu udashaka kubabara ubu ntabwo azanezerwa inyuma. Umuntu ushaka kunezerwa ubu azababara hehe? Inyuma. Nko kuri bavandimwe, umuntu ushaka kunezerwa kwihakana ibya Kristo no kumwumvira kugira ngo agubwe neza azabona umunezero nyuma. Kuko igenero ry'Imana muri kubona ukuntu Imana yapanze ko umubabaro ubwiza, umubabaro umunezero. Rero niba wicurika biraza gusaba ko wemera umubabaro kugira ngo ugere mu bwiza. Nushaka umubabaro ubu unako umunezero ubu ukevita umubabaro wose nk'uko Imana yawukugeneye, biraza kurangira uri buze kubura umunezero nyuma. Muri kubyumva bavandimwe, niyo mpamvu abanzi b'Imana babwirwa ngo umunezero wabo bamaze kuwukorera ntacyo bategereje ku munsi w'urubanza usibye umubabaro, ko ijuru ryabo ni iyi. Muri kubyumva bavandimwe, mwami rwose atugirire ubuntu aduhe kumva ibi ngibi. Kuko Paul ubwe ayobowe na Mwuka Wera mu Rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 17 aravuga ngo uko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi ko kanya ka none kwiyongeranya guturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Mwami we, ndakwinginze wongere utwibutse, uduhe umutima wo gukomezanya mwami. Wongere uduhe mwami wa mutima wo gukomezanya. Erega mwami, ntabwo twakomeza bene data, twakomezanya tudafite ihumure mu mitima yacu, tudafite inkomezi mu mitima yacu. Tubonye iyi nkomezi, reka yongere tubere inkomezi imitima yacu kugira ngo dushishikare no gukomeza abandi. Ariko mwami, muri uyu murimo wo kubera abandi inkomezi, uturinde kwireba, uturinde kureba iby'isi idukangije, ahubwo uduhe kureba ibyo twizeza mwami. Yari byoroshye Paul ko areba ibintu byamubayeho kandi koko yarabyumvise, arabyumva bimugeza ku rupfu ataragifite ibitekerezo, ariko uramugarura mwami. Yari byoroshye cyane akavuga ngo nanone ubuzima bwanjye, ariko mwami icyari kimurana inshinga no gukomeza bene se, kuko yari afite inkomezi iva kuri we mwami. Mwami, muri kino gihe ongera ubyutse abigishwa bawe, bongere tugire umutima wo gukomezanya, bongere kuzirikana kubera inkomezi buri muntu mwene data wese, bihereye mwami kongera kuba ku birenge byawe kugira ngo turusheho kuronka inkomezi yawe mwami. Paul mwene data niwe avuze ngo yabonye ihumure ryawe, akwita Imana y'ihumure ryose. Ariko aravuga ngo iryo humure wabahaye ngo makuba ngo nirituma nawe ngabasha gukomeza abandi. Kandi aravuga ngo nange nimukomera mukomeze n'abandi. Mwami, reka iyi nkomezi itubeho, itubemo, tuyigirire umwete no kwiha abandi mwami. Tutagenderera iby'inyuma n'amarangamutima, ahubwo tugendere imitima, kuko imitima mwami ariyo rwose ibasha gutungana n'iby'inyuma byose bigatungana mwami. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.